kuvuga ko divorce ari icyaha biri bukugore kuko nawe warayikoze. Kuvuga ko divorce ari mbi nta mukirisitu wo kuyikora. Nta nubwo Imana izagufata nk'abadakijijwe. Wari urimo kuyikinisha se uvuga ngo muzatandukanywa n'urupfu? Ntiwabikoreye imbere y'Imana? Byabizungereza byose mujya mubibona hano by'aba bishop kazi, nta mugore ukiteza gutwita. Niyo hagize abatwita bahita bajya kuzikuzamo, kandi ngo n'abakirisitu bwo kubakuramo umwuka w'uburaya n'ubusambanyi. Nta bushobozi ufite bwo kubabuza urumogi, nta bushobozi ufite bwo kubabuza kurara mu kabari. Hariya Iwawa abana bahari ni abantu babyaye benshi gusa. Vuga ngo hari n'uwari ufite babiri bose bajya Iwawa. Mugabanye rero, mugabanye. Abana bose bari muri babaye mayibobo mu muhanda ntago bavutse ari abana benshi, burya mwaribeshye. Mushobora umwana w'ikinyejana ugutuka mu Cyongereza, waramwijyaniye mu mashuri ngo ajye kwiga Icyongereza, akaza akigutuka abasha kakubwira ati ntabwo njye nabisubiramo bya bindi nyine bimwe bajya babatuka abana banyu. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza kandi umwami abarinze abahagazeho. N'abatameze neza Imana irahari, nimuhumure. Ntago rero ibihe byose ari uguseka, nta nubwo ibihe byose ari ukurira. Burya nubona uri kurira mu mutima wawe ujye witegura no guseka. Ni ibihe binyurana, ariko nubona uri no guseka ntuzirare, ujye witegura no kurira. Nicyo ubuzima buvuze, nuko byubatse. Umunyamahirwe ntuwabimenye, igihe cyo kurira cyagera akihangana akarira kuko nta kundi wabigenza. Kandi n'igihe cyo guseka ntazagira ubikubuza. Rero nimwihangane, ntimugatake nk'abatagira Imana, mukomere. Imana irahari ku bwacu kandi itubereye maso, itubereye ku rugamba. Ibitubaho byose Imana irabizi. Uyu mwanya hari ibintu ushaka kuvuga. Ndashaka kuvuga ku bintu bigera muri bitatu, nubwo hari n'ibindi byinshi. Ndashaka kuvuga ku bintu bigera kuri bitatu bitajya byigishwa mu nsengero, bitajya bivugirwa mu nsengero, kuko abakabivuze nibo babikora. Kandi nubwo bitavugwa ntago bizabura kurimbuza abantu. Ibintu bitatu bitajya bivugwa mu rusengero kuko abakabyigishije nibo babikora. Niyo mpamvu ntabyo mwapfa kumva. Barabyoroshe, baratuje, barimahoroneje. Kandi nimureke mbabwire, nimba hari ibintu byoroshye, kwinjira mu rusengero biroroshye, ariko kwinjira mu ijuru ntabwo byoroshye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo intwari zirananirwa, intwarane zikarigishamo imbaraga. Kandi ngo mu ijuru ni inzira ifunganye, ntago wayinjiramo ufite ibyo utengase, bigusaba kugira ibyo ujugunya. Usibye ko hari n'ikiganiro nzategura ukwacyo, mbwira abantu ukuntu ibintu byo gutekereza mu ijuru no kujya mu ijuru nta muntu ukibibara. Ubahana imitima yacu iri, ntabwo ari mu ijuru, ni hano mu isi. Kandi mureke mbabwire, iyi si tuzayivamo pe, tuzayivamo tutabizi, tuzayivamo bidutunguye. Iyi si nzayivamo nawe uyivemo, uwo ari we wese ntabwo tuzayigumamo. Ariko Satani wo kunari umugome. Inyigisho zitangwa n'iziriho zigezweho mu nsengero nyinshi ni inyigisho zidukundisha isi. Uba
amafemba duhorana mana ninde poza nzabona akazi wampaye visa nkagenda mpigishoro njye mu Bushinwa nk'abandi imyaka mfite ni myinshi nkeneye uwo tuzabana mpitiramo umugore mpa amafaranga mpa imodoka nabyaye abahungu mpa abakobwa ibyifuzo by'inaha noneho batwigisha iby'inaha n'abatubwira ibyiza batubwira ibyiza by'inaha ntago tujya tugira utubwira ibyiza by'ijuru nta muntu ujya utwibutsa ko tuzapfa kandi reka nkubwire impanda nitinda kuvuga impanuka zo ntizihagaze abicanyi ntibahagaze abarozi ntibahagaze indwara z'ibyorezo ntizihagaze impfu ziri mu mpande zose mu nzira tunyuramo ngiye kubabwira ikintu cya mbere abantu bararuciye bararumira kubera iki nuko benshi aribo babikoze ikintu cya mbere ni kuri divorce mureke mbabwire ikintu bita divorce abantu bararuciye bararumira mu nsengero iruzuye kuvuga ko divorce ari icyaha biri bukugore kuko nawe warayikoze kuvuga ko divorce ari mbi nta mukirisitu wo kuyikora biri bukugore kuko umugore ufite n'uwa kabiri n'umugabo ufite n'uwa kabiri ariko kuba bigenda gutya kuba divorce zibaho kuba urugo rwarakunaniye kuba utarumvikanye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe kuba mwarasezeranye ntibikunde kuba mwaratandukanye mutabishaka abandi mubishaka ntago bizabuza ko divorce ari mbi kuba kirisitu mureke mbabwire mwaba kirisitu mwabantu basenga nubwo isi yatatse abantu abakoze divorce bakaba benshi ntago muri Bibiliya bizasibama ko abantu bagomba gutandukanwa n'urupfu mu buzima bwawe mu ntambara urwana ujya ureba nimba ujya gusezerana nimba hari uruhare Imana yabigizemo nimba reka mbabwire mwabarokoremo nugira ibyago bikomeye ukagira ibyago bigeretseho ibyago n'umunsi amasezerano yawe Imana izaba yarayabonye yaranayakiriye icyo gihe kudivorce bizakubera ibibazo kandi abarokore turaziranye abatoraguye n'abantu Imana yihereye muratandukanye kandi mubiziranyeho umuntu wakuye muri korali mugahurira mu rusengero ujye umwitondera nugira umugisha ukagira Imana uzaba warararuje waragiye mu byo utazi aho ufite amahirwe yo kurokoka ariko mukozi w'Imana wowe wasenze ukajya ku mavi ugasaba Imana umugore ikamuguha mu minsi mike utaranani ukishinga runaka uti na ntuza yarayikoze burya na ntuza n'umudivorce burya n'umushumba na ntuza burya n'umudivorce iri jambo Satani agahora rikwereka ngo nawe genda ubikore n'akazi kawe nta mukirisitu wo gukora divorce kubivuga nyine no gusetsa umukara kubera ko benshi bazikoze ariko se nimba benshi barazikoze bivuze ko izasibama muri Bibiliya ngo kuko bose bazikoze ubushize nakoze ikiganiro ndababwira ngo ntukishinga bahuriye mu kabari mwebwe mwarahuriye mu nzu y'Imana burya abantu bahuriye mu bupagani bagahurira mu mafuti bagahurira mu manyanga bagasezerana ntuzabishinge wowe wasezeranye uvuye Kanyarira ugasezerana uvuye Kizabonwa wowe wari uzi mu rupfu ukamenya muri banguka ngo utabare wewe warambitsweho ibiganza by'abakuru bakagutongera amagambo ateye ubwoba ameze kuri ukarahira ukavuga ngo mbikore imbere y'Imana n'imbere y'abantu wishinga abandi n'akazi kawe nimushaka mwiyarure
ngo kuko mwabonye abenshi barabikoze si wowe wenyine byabayeho n'abandi niko byabaye. Ni akazi kawe. Dufite abantu bahuriye muri buwate barasezerana. Dufite abantu bahuriye Nyabugogo barasezerana. Dufite abantu bahuriye muri gare barasezerana. Dufite abantu bahuriye muri kwasiteri barasezerana. Dufite abahuriye mu ndege barasezerana. Dufite abahuriye muri kaminuza barasezerana imbere y'Imana. Dufite abagiye bafite iyo aho bahuriye bagenda basezerana. Abo bantu ntubishinge kubera yuko bahuriye iyo barantana urubanza bajya bagirana n'Imana. Ariko wowe wasezeranye, wasenze, wasezeranye usenga y'itatu, wasezeranye usenga y'itanu, wasezeranye uri umukirisitu, wari umuririmbyi, wasezeranye uri umudiyakoni, wasezeranye uba muri gurupe, wari umuhanuzi, wari uri mu itorero, wajyaga kwiga buro ryera, Imana yavugaga wumva, wari utunze Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, wari uzi amategeko, uzi n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. Ntibabashuke, ntibababeshye. Ntabwo divorce Imana yemera. Ntabwo Imana izagufata nk'abanyamahanga, nta nubwo Imana izagufata nk'abadakijijwe. Wari urimo kuyikinisha se uvuga ngo muzatandukanwa n'urupfu? Ntiwabikoreye imbere y'Imana? None ubu umuntu wese gusezerana bisigaye byoroshye no gutandukana biroroshye. Ubwo se muracyari abakirisitu? Nananira nzamuta, nananira nzamureka. Urumva ibintu mujyana mu majyambere? Urumva ibintu mujyana mu majyambere? Nambera mubi nzamureka. Kubera iki? Wabonye ko na ntuza yamuretse, na ntuza yaramuretse. Ariko witonde, yamuretse bahuriye iyo ngiyo. Ntabwo yamuretse bahuriye mu rusengero. Bantu mukora divorce, bantu b'abakirisitu, bantu b'Imana, nta muntu wakoze divorce ari umukirisitu yarabanye n'Imana, yaramwihereye umugabo ikamwihera umugore. Dore ahondi ibyo ni ibyawe n'Imana. Kuba divorce zikorwa cyane ntabwo bivuze ko zizasibama muri Bibiliya, nta nubwo bizareka kwitwa amakosa. Wikishinga amaninja yahuriye iyo bigwa, bahuriye mu mihanda na hehe, mwebwe muri abakirisitu mwarasenze mukabana n'Imana. Ntabwo icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri kitajya kivugwa ni ikintu bita ikintu mutavugaho rumwe, ni ikintu cyerekeranye no kubyara, kuringaniza urubyaro, onapo ibiki. Hari aho umukirisitu atwita akavuza induru ukagira ngo atwite ipusi. Ubu abantu mwese mwahiye ubwoba, sinzabyara undi mwana, wanamutwita ugasanga wakunje isura. Ubu abantu muri kubabara ngo kuko mwabyaye benshi nikose disi we. Ariko mujya mwibuka ko muri abakirisitu. Nibyo nababwiraga, abantu bose bahiye ubwoba. Umugore aratekereza ko agiye gutwita, umutima ukamuvamo, kandi ngo ni umukirisitu. Ubu byabizungereza byose mujya mubibona hano by'ababishopu kazi, nta mugore ukiteza gutwita. Niyo hagize abatwita bahita bajya kuzikuzamo, kandi ngo ni abakirisitu. Noneho nimureke mbabwire, hari ukuntu mujya mutekenika mukaringaniza nyine bwa bwenge bwanyu, hanyuma kuko Imana yashatse ko uwo mwana azavuka, imugatekenika kwa kundi nayo ikagira gute, igatekenika nyine kwa kundi kwayo. Wajya kubona ukabona umwana agize ate, aratwite. Wajya kubona ukabona umugore aratwite. Kuva uwo munsi umuntu akarakara ari umukirisitu, akarakara ari umukozi w'Imana, akarakazwa nuko atwite. Usibye ko hari ijambo ushaka ko muzakosora, utakosora rikazagukoraho nkawe w'umukirisitu. Abandi kurikoresha ntacyo bitwaye, ariko wowe w'umukirisitu ntuzigere urikoresha mu buzima bwawe. Nzarivuga mu kindi kiganiro. Muri gukorera ubwicanyi mu mazu yanyu, mwarabisigirije. Mbabwire, nabonye ikintu abantu bose batajya bavuga, baracecetse, bararuciye, bararumira.
ariko nimureke mbabwire ubushobozi bwo kurera nkubwije ukuri nta gihangange dufite muri ubu buzima kizashobora kurera usibye umuntu uzafata ubushobozi bwe bwa bundi bwanyu buke butagerwa no ku mashyi mundi mukisunga amaboko y'Imana. Ariko ijambo mwavuze ngo mubyara abo mushoboye, mubashobora mubyara abo mushoboye. Gushobora ntabwo ari ukubamenyera ibibatunga mu kurya gusa. Gushobora si ukubamenyera minerivare ku ishuri. Gushobora no kurera ntabwo harimo kurya no kwiga no kwambara, harimo no kubatoza indangagaciro, harimo kubatoza disipurine za kimuntu. Uzabagaburira, uzabishyurira minerivare, uzabambika, baziga ahantu heza. Ariko reka nze nkubwire, nta mbaraga ufite, nta bushobozi ufite bwo kubakuramo umwuka w'uburaya n'ubusambanyi. Nta bushobozi ufite bwo kubabuza urumogi, nta bushobozi ufite bwo kubabuza kurara mu kabari, nta bushobozi ufite bwo kubabuza gusimbuka ibipangu bajya gusambana no mu kabyiniro, nta bushobozi ufite bwo kuzamubuza inzoga, nta bushobozi ufite bwo kuzamubuza uburara. Niko mureke mbabaze, hariya Iwawa abana bahari ni abantu babyaye benshi gusa. Vuga ngo hari n'uwari ufite babiri bose bajya Iwawa. Mugabanye rero, mugabanye mwikwikije mw'ibipira by'itanu, abandi mwirirwa mumiragura ibinini muri n'inkunguzi. Wakabonaho umuntu yirirwa mw'ibinini kandi atanarwaye, ngo kugira ngo atazatwita, ngo atazabyara. muri abakirisitu. Kuko rero mubikora muri benshi, nubivuza abafite ibibazo, ni injiji nyine. Abantu babyara muri iki gihe ni ibicucu, ni ibigoryi biraho, nuko mubita. Umuntu araba atwita umwana wa 5, mwese mukamuhagurukira ukagira ngo hari n'umutindira ikiriri. Umuntu noneho yabagejeje muri 7, mwese mugakanura amaso. Ariko reka nze mbabwire, nta muhanga mu by'ubu buzima, nta n'umuhanga mu by'iyi mibereho. Aba bana bose bari muri babaye mayibobo mu muhanda, ntago bavutse ari abana benshi, burya mwaribeshye. Mushobora umwana w'ikinyejana ugutuka mu Cyongereza, waramwijyaniye mu mashuri ngo ajye kwiga Icyongereza, akaza akigutuka abashaka kakubwira ati ntabwo njye nabisubiramo, bya bindi nyine bimwe bajya babatuka abana banyu. Mwana w'iki kinyejana mushobora ibi? Ntabwo mushoboye. Mushoboye dukeya. Ushoboye kumugaburira, ushoboye kumwambika no kumuha ishuri, ariko indangagaciro ntazo muzaba, ntazo. Uzashobora si ibintu arareba ninjoro mwasinziriye, bimwe ajya kureba kuri interinete, agatangira kuba umugabo kandi ari umwana. Bamwe batangiye kuba abagore, abandi abakobwa mutunze babyarira mu matuwarete, birirwa bakuramwe amada, bazi gukura ibyinya abasaza. Uyu mwana wawe w'umukobwa kuri umukire, kuri umubosi wabyaye 2 wo kabyara we, uyu mwana uzi kujya gukura abasaza, uyu mwana uzi gutwara mu gikapu imyenda ari busohokane, uyu mwana uzi ahantu hari ububari bwiza, uzi ukuntu abasaza ngo ari bo beza, uyu mwana uzashobore. Ubu ntako muba mutagize, ubu rwose ntako muba mutagize. Reka sinabyara undi, sinagerekaho undi. Muri iki gihe tugezemo, yego komana sawa. Muzabagabanye, nzarebe ko ari bwo wenda imiryango izamera neza. Muzabagabanye mama, muzabagabanye, wenda abari wawe bazagabanuka. Muzabagabanye wenda ndebe ko mwarya mugahaga. Muzabagabanye ndebe yuko muzabatoza umuco, kugeza ubwo mukuramwe inda muri abakirisitu, ngo kuko uramutwite watwise. Ntago wabiteganyije. Umugore ufite umugabo ajya gukuramo inda. Umugore ufite umugabo aratwita akavuga izinduru ko muri inkunguzi, ko ari mwebwe mutuma ibi birwara byose by'ubushita biza. Umuntu aratwita agahita arakara.
umuntu aratwita akazonga umwana akiri mu nda ataranavuka, winuba witotomba ufite umunabi. Njyewe nabonye n'ikibazo si ibyo muzabaha, ikibazo se n'ibyo muzabaha, ahubwo ko ari umwuka wabateye. Ariko hari akantu nabonye Imana yarabahamije, mw'abagore mwanze kubyarira Imana, maze abagabo banyu bajya kubararuza. N'ubundi iyo mitungo muzayisangira muri ibeshye. Aho wanze gutwita no kubyara bawe uzarera ab'umugabo, nicyo gihano Imana yaguhaye. Umugabo ati ntuzarenzeho undi, ejo bundi agatera inda ku Gisenyi, agatera inda ku Kibuye, agatera inda hehe. Wajya kubona ukabona umugabo yabyaye abana nka 6 hanze, ariko Imana uzi ukuntu izi ubwenge. Hanyuma se ko wabujije umugore wawe kubyara, ukavuga ko abana benshi ntacyo bamaze, abo ugenda uteratera hanze bangana iki? Mureke soreze hano, icya gatatu nzakivuga ubutaha. Ntago mu rusengero bazabibigisha. Ibi bizungerezi byose mubona ntibikibyara, byarafunze burundu cyane. Umwe agendana agapira ahangaha, abandi bakagendana ibinini birirwa banywa ku gihe. Mbese ubu abantu barahagurutse barahagarara. Hanyuma nimureke mbabwire ikintu gikomeye, mwaba kirisitu mwe, mwaba pasiteri, mw'abantu bafite isengero. Ijambo mwabwiye Imana ngo muzabyara mbo mushoboye, dore niryo ribakozeho, dore ndi umweru. Nzabivuga mu kindi cyiciro. Nzakubwira ijambo mwavuze ngo murashoboye ukuntu ryabakozeho, si kuriya mwari kubivuga. Rizabahagiza iri jambo muvuga, sinabyara ntabo nakishoborera. Ubundi se mushoboye iki? Twashoboye iki? Nzababwira ubushobozi tugira, ko ari ubwa mu gitondo nimugoroba tukabubura. Ubushobozi bwacu muri Covid bwararangiye. Ubushobozi bwacu iyo batwirukanye ku kazi buhita buhagarara. Ubushobozi bwacu iyo twahinze bikarumba buhita burangira. Ubushobozi bwacu n'ubw'igihe gito, ahubwo hari undi munyembaraga uhora udushoboza buri munsi, kugira ngo nibinarumba gira ahandi hantu haca inzira, kuko inzira ze zirenze 1000. Imana ibafashe. Ndasoreza ahangaha. Mukore subscribe, mujye mwumviza message n'izi mpuguro mba ndi kubibabwira, kuko ninde wundi uzabikubwira? Ntawe uzakubwira ko aba bana mubyara mwiciraho mwinuba, mufite umujinya n'uburakari. Muri abakozi b'Imana, muri abantu b'Imana. Imana yarabatunze, Imana yarababeshejeho. Ese mbabaza ko mwese n'abanje mbona bakomeye mwirirwa muvuga ukuntu Imana yabatabaye, mukavuga ukuntu mwari abakene, ubu mwarakize. Imana yabareze ntabwo izabarerera? Murabeho. Ndashoje. Ruzaca Imana gusa, Imana ibababarire, Imana ibababarire, Imana ibeze, Imana ibatunganye. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, mukore comment, mwandike kuri comment inama n'ibitekerezo birakenewe. Ariko ubu butumwa mujye mukora share, mujye mubusharinga, mubuha abantu. Njyewe mba ndimo ndakaraba. Imana nibaho umugisha.